Reka dutangire icyumweru dusoma ijambo ry'Imana. Ibisigaye mwese muhuze imitima, mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe. Mugirirane imbabazi, mwicisha bugufi mu mitima. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, cyangwa igitutsi yabatutse. Ahubwo mumwiture kumusabira umugisha, kuko ari byo mwahamagariwe, kugira ngo namwe muragwe umugisha. Ngo duhuze imitima, tubabarane kandi dukundane. Ijambo ry'Imana ridushishikarije ko dukwiriye gukundana mu bihe byiza, tukanababarana mu bihe bibi. Ntabwo dukwiriye kuba turi kumwe gusa mu bihe by'ibyishimo, twagira mu bihe by'ibibazo tukaburana, cyangwa se ntitube turi hamwe. Umukristo wese udafite urukundo muri we ntabwo aba azi Imana, kuko Imana yo ubwayo ni urukundo. Bivuze ngo natwe dukwiriye kugira urukundo nk'urwo Kristo yadukunze. Ngo kandi ntitukiture n'abo wayitugiriye cyangwa igitutsi yadututse, ahubwo tujye tumusabira umugisha. Kuko kandi gakunze kugora abantu benshi kubera ko twumva ko umuntu watugiriye nabi natwe twamugirira nabi. Ariko ijambo ry'Imana si uko tubivuga. Dukwiriye kwera imbuto. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo dukwiriye kwitura inama yitugiriye, ahubwo dukwiriye kumusabira umugisha ku Mana. Kuko ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo umwanzi wawe numusabira umugisha uzaba umuteretse amakara yaka ku mutwe. Imana niyo yihorera. Wowe ujye uhoka ku muntu, wera imbuto, nakubwira nabi umusubize neza, abone koko nyine ko ukijijwe. Kandi ubikora ubikunze, ntubikorere indi mpamvu. Mugire icyumweru cyiza. Shalom.